Reka twishimire noneho ibyiza Imana yadukoreye uyu munsi. Reka twishimire aya mahirwe dufite yo kuza kwicara buri mugoroba hano mu nzu y'Imana. Rega mureke twishimire yuko turiho. Mbese ubundi ni iki kiruta kubaho? Niki? Muzambwire ikintu gitangaje kiruta kubaho. Ikintu kirenze ibindi byose, impano nziza Imana iduha irenze izindi rudasumbwa nukubaho. Niye impano nziza baguha irenze kubaho. Hagira umbwira tumva ngewe ndashaka ibi ariko ndeye kubaho. Mfite ubukene bungana butya mu ngizi ibi nimushaka ndeye kubaho ariko mbibone. Ari cyo mwabona se? Bavandimwe nshuti zanjye twishimire ko turiho, Imana yacu ihimbazwe. Nanje rero nejejwe nuko ndiho kandi ntabwo ndiho nabi, ndiho muri Kristo. Mbere yuko ninjira muri gahunda inzanye hano, ndabanza kubaha itangazo ritoya ribabwira ko hari ikintu tumaze iminsi dutegereje, igisubizo cyacu, kugira ngo turashe kugira amahirwe arushije andi twari dufite. Ni ibi bitabo byombi, nubwo hari byasigaye inyuma bikeya, ariko ibi bitabo byombi ndababwira ko byatugeze mu ntoke kandi birimo umugisha w'agahebuzo. Ibi ni ibitabo bibiri tumaze iminsi dutegereje cyane, tunasenga dupfukama, abayobozi batubwira bati mwihangane, biri mu nyanja, biri mu nyanja, biri mu nyanja. Iyi nyanja ni inyanja imeze itarangira. Imana nziza rero, byo mu nyanja byarangiye, igisubizo cyageze mu biganza byacu. Kimwe kijyanye n'ibyo umuyobozi amaze iminsi atwigisha. Iki ni igitabo cyitwa, ndasoma mu Gifaransa ariko nizi Igifaransa cya kera, Un bonne santé et fort. Guide des alimentations pour les mères, les enfants et les adolescents. Nasomye neza? Nta mafuti mwumvisemo? Muyihanganire. Iki ni igitabo cyigisha, cyerekana imirire umubyeyi ugiye gutwita yarya iki, yakwibanda kuki, kugira ngo ategure mu buzima aho umwana azaba. Umaze gutwita yarya iki, yarya ate, icyo yakwibandaho ni iki mu buzima igihe atwite. Amaze kubyara umwana yamuha iki, yamurera ate, kugira ngo azavemo umuntu ukomeye w'igihangange. Indyo irera abana, indyo ituma bagira ubwonko buzima, kandi no mu ishuri bakaba ibihangange kugeza babaye abasore kugera muri kaminuza. Iki ni igitabo gikomeye, nifuza ko ababyeyi, abarezi, abapasitoro, abari mu buryo butandukanye, abagabo bagurira abagore babo, abasore bagiye gushaka ngo bagaburire abageni babo bagiye gutwita indyo izatuma babyara abana babahanga.
abana b'abahanga bafite ubuhanga mu mutwe. Iki gitabo rero ntabwo muri butange amafaranga menshi, urabumfashe w'umurezi ureba tuza yacyo, ni amafaranga make cyane, byadutangaje. Twari tuzi yuko kiraza kizamuye nivo, ariko cyaguzwe amafaranga 31,000 gusa. Nje natangaye, cyewe byantangaje, navuze ndetse ni impano Imana yihereye ikiremwa muntu. Ibintu bitangaje, twanabanje no kubitindaho tubiganiraho twibaza niba takwihenda kwabayemo. Andi mahirwe twagize kubera akaga kariho muri iki gihe, ikibazo icyorezo kabuhariwe kizonze iyi si yacu ndetse no mu Rwanda kikaba kimaze kutuzunguza, cyari kitugejeje kure. Ikintu bita diabete. Diabete rero itumariye abantu, none urukingo rwabonetse, kandi nabo yafashe, abo diabete yamaze gufata mu nzego zitandukanye, batweretse ibyadufasha bikayikaruma, bikayihagarika umuvuduko, kandi amakrize yayo agahagarara. Hari icyo bita krize diabetike, igihe yakubise usanga umuntu asa n'uhwereye, ariko kugira ngo twirinde ibyo bibazo, hano hari igitabo cyaje nacyo kitwereka warya iki kuri iyi nivo, kuri uru rwego wakwifashisha ibi byateguwe n'abadogiteri bakomeye bizi by'ubuzima kw'isi yose. Nacyo kiri mu n'amafaranga make cyane, ariko ubundi ndiho mvuga amafaranga mukumirwa, ariko umenya ari umunezero bitewe nuko namwe mubonye ari igisubizo. Haje abaho inkweto z'ibihumbi 30. Inkweto z'ibihumbi 30 zibaho? Reka nzembaze, haje habaho igitanda cy'ibihumbi 30? Ni simple, nicyo cyanyuma y'ibindi. None umurancekeje. Hariho ameza y'ibihumbi 30? Ameza yo kuriraho abaho y'ibihumbi 30 se? Arenze. Harya habaho icupa ry'inzoga ry'ibihumbi 30? Ndetse rirenze. Ngewe naratangaye. Harya umuntu, abantu babiri bagiye muri restaurant bagiye kurya, hari abantu baje barya ibihumbi 30 hano i Kigali kuri ropa, ngo no kugenza gute no kurenza. Hari iwacu ni mucaro, hari inzu bararamo ijoro rimwe $5 ikamwe gusa, kandi nkabona umuryango waraje n'umugore n'umugabo n'abana be n'umudamu we baruhukiyemo biryamiye, kandi buri joro bishura $1000 bingahe ngo baje kuruhuka no gufata neza ubuzima. Rero ni ibihumbi 18, nayo ni amafaranga make cyane. Wakugeza kuri ukareba amafaranga diabete zitwara, ntabwo wambwira ko 18 byakomaze icumweru kuri diabete, ntabwo byakunda.
kandi iki gitabo cyafasha n'umudugudu wose. Okay, murakoze cyane, kwari kugira ngo babwire uko biteye, ibindi turabizaho mu kanya. Nyuma y'iteraniro rero muri buze kunsanga, abifuza ari amahirwe tukiganireho, turebe icyo twakora. Turnira page, duhindura page noneho. Siko? Mwiriwe? Muramaro? Noneho rero reka dushimire Imana cyane muri mugoroba ko yongeye kuduhuza. Mwihangane koko umwanditsi umwe yaranditse ngo mu minsi y'imperuka umutsi uhuza umufuka n'umutima uzahora utonekara, uzaba uriho kuwukoraho. Umutsi uhuza umutima niki n'umufuka, ubwo rero uri gutonekara buri gihe bawukozeho baca wakora ku yindi mitsi nta kibazo, iyindi mitsi yo nta kitwaye, ariko umutsi uhuza umutima n'umuki, uwo mutsi rero ufite kanseri ikomeye, uwukoraho induru zikagenza zikaba ziravuze. Ariko mwihangane, nabanje gukora kuri uwo mutsi ngo numve kuri gutonekara, mbonye munezerewe mutababaye, biranezeza nanjye. Ibibindi bingahe? Isomo dutangiza umurongo wacu Matayo 28. Matayo 28 murongo wa 16 kugeza 20. Matayo 28 umurongo wa 16 kugeza 20. Nuko abigishwa 11 bashigarara yanga uko Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera arababwira ati, nahawe ubutware bwose mwijuru no mwisi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'irya Mwana n'irya Mwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mfite amasomo y'indatwa muri Bibiliya yanje anezeza buri gihe. Ayo masomo Bibiliya yose ndayikunda, ariko mfite amabuye nje ntarukiraho mu kwizera kwanje. Muri Bibiliya harimo amasezerano menshi, ariko hariho amasezerano y'agahebuzo kuri nje. Reka nivugire isezerano rimwe rije neza kurenza yandi yose. Itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ibyo ni isomo nkunda cyane. Hari igengera mu bintu bikomeye, ngibuka yuko Yesu yatanze ikirenze ibyo nifuza.
iyatanze umwana wayo ku bwacu twese izabura ite kumuduhana n'iki n'ibindi byose. Ejo bundi nariho mbabwira iby'agaciro k'igishwi. Yesu abwira abantu ariko ibishwi bitanu ntibiguri kuta rimwe. Abantu b'Imana bari kunzeka ndi kubabwira ni uyu mucuruzi w'ibishwi yari afite ingorane. Ndacekeje abanyakigali ndabaza neza ariko waye uri kuranguza ibishwi ari byo uri gucuruza hano i Kigali, ukaba ufite igitebo cyuzuye ibishwi, wagiye urafunga imifungo uri kuzirika utuguru twabyo bitanu ukaranguza nk'uko Yesu yavuze, bakaje baraguikuta ku bishwi bitanu. Ikuta se ni cyakagaye cy'ifaranga amakuta. Yesu yabwiye abantu ati none ubwo ibishwi bifite agaciro gake bingana bityo ko nta na kimwe Imana yibagirwa, wowe izabura ite kugwitaho wowe ufite kwizera guke. Ayo namwe mu masomo nkunda niringiri rero mwumva iri ndi gusoma ndihoza ku mutima. Nahawe ubutware bwose mwijuru no mwisi, mugende muhindure abantu bo mu mahanga abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese na Mwana n'irya Mwuka Wera, kandi sinzabareka mwenyine, nzaba ndi kumwe namwe iminsi ngahe yose kugeza ku mperuka y'isi. Hari icyo nshimira Yesu rero. Ntabwo Yesu arambaza raporo, ntabwo Yesu arantelefona ati iyo wagiye mu mavuna bimeze bite, imvura iragwa ntigwa, abashitsi baraza ntibaza, abayobozi ba hano ku isi baje baduhamagara bati iyo bimeze bite muzazane raporo. Yesu ntabwo adutuma raporo, ahubwo ajana natwe. Ntabwo telefone ati iyo bimeze bite wabonye abashitsi bangahe, reka da. Yesu ni untanga kubabara n'igihe ntarababona, we aba yagenje ati nzaba ndi kumwe namwe iminsi ngahe yose. Nshuti zanjye, kubana n'Imana nyabyo, kubana na Yesu kuzima ni ugukora ugahangayikishwa n'ikimuhangayikishije kw'abantu bamenye ubutumwa bwiza. Iyo ngeze kuri iri somo niho abantu bamwe b'abanyantege nke mu bitekerezo, niho abantu bamwe b'abanyantege nke mu bitekerezo baje bantekereza bati wa mugabo, kumbe wa mugabo ntaje akunda amasengesho. Umuntu umwe arakimbajije atariko ukunda uje ukunda kujya mu cyumba ibyumba by'abasenga, abantu bakirirwa mu cyumba basenga ntibagire umunsi wo kwirirwa bavuga ubutumwa bwiza. Ndi umunyamasengesho ukomeye, mutaraja mu byumba nari mbirimo, tugiye kubaranwa igihe twagiye mu byumba nagira miliyoni ukagira 10. Nta cyumweru na kimwe gishira ntagiye mu cyumba c'abasenga, nta cyumweru na kimwe. Kandi weho hari igihe urengwa. Yesu ati muhaguruke mugende mujye kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi
nzaba ndi kumwe namwe iminsi ngahe. Nigeze ngaye abantu biyiriza ubusa, ndabagaya cyane. Naye ndi kuganira none, ariko rero nanje ndi kubashima. Iyo mwijirije ubusa mu bigenza mute? Twirirwa tutariye, tukarya nimugoroba. Ntabwo ntimuzabyihorere ntaco bamaze. Kwiyiriza ubusa ibyo wari kurya saa sita ukabijya nimugoroba. Iyo ni ekonomi. Mutandukanye ekonomi no gusenga. Muje mutandukanye ibintu. Cyo nta sano bifitanye rwose. Nashima yuko iteraniro ringana namwe byiyiriza ubusa. Umwe ati nari kurya umuceri, nari kurya ibirayi bitatu, nari kurya magarama 50, mukayakusanya nimugoroba mukayajanira bamaze gatatu batarya. Niho mbo bamwiyirije ubusa, naho ibindi na amafuti. Ne ekonomi isanzwe n'ubunyakigali. Ubwo n'ubunyakigali. Ubwo n'ubunyakigali rwose. Ubwo n'ubunyakigali. Kwa n'ubushuma bw'ikigali ya. Pour économiser. Nuko ekonomiza ibyanyu. Kwiyiriza ubusa nshima. Nukwihotorera iki? Nje niko nasomye. Igituma Yesu avuze ngo nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi, nuko ibirenge bye nabyo ntibyigeze bituza. Yafataga umwanya wo gusenga nijoro, ku manywa akirirwa agenda agiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Ibihe byo gushikirana n'Imana, abana b'Imana bafata bigomwe ibitotsi, bakarara bapfukamye basabira isi yose. Igihe isi yatuje bayishira imbere y'Imana. Ni hehe tubana n'Imana? Ni hehe tubana na Yesu? Tubana na Yesu igihe tugera ikirenge muce, tugenda tubwira ubutumwa bwiza baremwe bose. Yesu ntiyari umunebwe. Yakoze ibirometero byinshi cyane by'umuruho. Hari abaririmbyi baje baririmba bakanshimisha cyane. Nubwo ntari kubabona, nari nzi ko nizi Kigali nzababona. Maze bakandirimbira iyo ndirimbo mbareba n'amaso. Imibereho ya Yesu yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Ntabwo yavukiye mu bitaro bikomeye, nta n'agatanda k'abana yaryamyemo. Ntiyageze mu ishuri ngo abahanga bize bamwigishe, ngo bahugure ubwonko bwe babuzamure kuri nivo y'abisi. Yigishijwe n'ijuru. Yari umuhanga mu kurema, niwe wahanitse ijuru n'isi. Ariko hano ku isi nta n'ikiraro nk'ica abashumba yiyubakiye ngo akiraremo. Abo baririmbyi baravuze ngo nubwo yari umubaji nta ntebe nziza yagiraga. Burya abahanzi harimo n'abahanuzi. Iriya ndirimbo hari igihe nyegera yo nagize amahirwe ngatuza, ndushaho gutekereza kuri Yesu cyane. Mushobora kuba iyo ndirimbo mwarayiririmbye mutayitayeho, kikaba igihangano cyanyu. Ndibe amabanga y'umutima wawe. Ntarifuti bamuhaye,
nta n'uwigeze amuheka ku igare, ariko baririmbye baravuze ngo ariko inshuti ze zose yazigezeho. Ntabwo yirengagizaga kubwiriza iteraniro ry'abandi ibihumbi n'ibihumbi. Niba yarashoboraga kubwiriza abagabo n'abagore, abagabo gusa ari ibihumbi 5, nta muntu n'umwe kwisuragira amateraniro nk'ayo Yesu yari afite. Nta muntu, niko nasomye rero ngo ntangiye gusoma inyandiko zivuga nta muntu n'umwe kwisi urateranya ibiterana nk'ibyo Yesu yateranije, kandi nta muntu n'umwe uragera ku rwego yari ariho rw'amatsiko. Abantu bashatse kumureba, amaso yarebye Yesu ni menshi kurenza ikindi kiremwa cyose kiriho. Amaso yarebye Yesu, ndashaka kureba Yesu. Abamurebye bari ibihumbi n'ibihumbi, kandi yarazi kubwiriza iteraniro ry'abantu bake 12. Yarazi kubwiriza umuntu umwe akamubwiriza ikibwiriza kimugera ku mutima. Yarazi gukora ingendo, agiye gushaka umunyabyaha umwe yakoze ibirometero bisaga 140 agiye gushaka Zakayo wenyine. Yakoze urugendo rw'ibirometero bisaga 50 agiye gushaka indaya ngo ayibwirize ubutumwa bwiza. Uyu mugore w'indaya dusanga muri Yohana igice cya 4 aje mbere icyitegererezo cyo kwihotora k'umwana w'Imana, yihotorera abanyabyaha bari ku isi. Yohana igice cya 4. Ndashima Yesu ko atadutuma ngo yisigarire mu biro yicaye, ibiro bye abishinga mu nzira aho turi, ajyana natwe. Nawe yakoze ingendo zivuga butumwa. Yohana igice cya 4, Yesu avugana n'umusamariyakazi. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise kandi ko yigisha kandi ko abatiza benshi kurusha Yohana. Cyakora Yesu ubwe se wabatizaga ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye avi Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera ku mudugudu witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yakoze urugendo rurerure, ananijwe nuko yagenze igihe kirekire, ananijwe nuko yagenze cyane. Umwami wanje yaragendaga akananirwa. Nigeze gukora urugendo kwivuga butumwa, hora urugendo rw'iminsi 8. Nagomba kuva mu Rwanda n'amaguru nkanyura Uganda, gipande cy'uburasira bw'amajyaruguru ya Uganda, ngahinguka mu ishamba rya Kongo ryitwa Himbi, kahuranya amashamba ya Kongo, nkazambuka inzuzi nyinshi, nkambuka uruzi rwa Ruhuru, nkaja hitwa Ikobo n'amaguru, kugeza igihe ibirenge bidakwirwa mu nkweto, birabyimba. Inkweto ndazikorera nzivanamo, zivanga mu bikapu nari nikoreye. Nzi neza akaga ko kugenda urugendo rurerure kandi n'inzara. Yesu yakoze urugendo rw'amasaha 6. Mundebere uyu musore utarangarira ingumi, udakerezwa n'utubare, udakerezwa n'ibindi byari byo byose, aho yagenze urugendo rw'amasaha 6.
uwo muri iki gihe yahagenda iminsi 2. Yesu utaragiye ari kureba amasambu meza, utararebye ibishanga byiza, akagenda urugendo rw'amasaha 6 agiye ku murimo. Wumve ko aho hantu ari harehare. Yarababajwe n'umukobwa we umwe wahangayikishijwe n'ibyaha. Nageze ikobo, urugendo ruraba, ibibwirizo birakomeza. Nyuma y'iminsi 5 nagomba kugaruka, iminsi ikaba 16 mu nzira. Hari aho twacumbikaga munsi y'igiti, petsi bikapu, Bibiri. Igisheke cumiye mu nzira, na kinigeze kugurira igisheke ahitwa Rucuro ku muhanda. Numva inzara igiye kumpotora, ntinye kugura amateke, yari munsi y'ikoma. Igisheke naco mburaho nkirira kubera ubunyangamugayo. Burya abanyarwanda dufite uko twaremaye, ndabyita wenda uburemare par rapport y'abandi, biratugoye. Igisheke kirananira kukirya kiruma, amazi agishiramo kubera kukigenda. Nashaka kukirya ndahura n'abantu we, ndakirira he, nabwo ndireka nicare hariya nkirye, nkaba n'umuntu aturutse iriya ngakomeza urugendo, kirinda kuma ngita nkutaha igiti. Inzara y'ababwiriza butumwa Yesu yitayeho, imihangayiko yabo arayizi kuko yaratubanjirije. Ndava mu ruhengeri cyaye n'imodoka ngo abo nkarambirwa kwicara, we yagenzaga amaguru. Ageze ku iriba rya Yakobo aricara kuko ananiwe ashonje, aricara. Akimara kwicara, nuko rero umugore w'umunyamahirwe kandi wari mu kaga nawe azayiruka aje kuvoma. Nasomye muri yanje ngo umurimo wawe wose werekeje amaboko ukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzaja ndaki n'indaya zigomba kugira umwete ku murimo wazo. Indaya y'inyabute nta mugabo izabona. Burya n'igisambo c'ikinyabute carabinaniwe. Niba ugiye kwiba gira umwete wibi. Burya ugiye kwiba n'ubute ntiwabizana. Ntabwo nkwigishije kwiba. Iyi ndaya igenda irarangara mu nzira ikaja mu tuntu n'utundi, yari iratakobwa amahirwe aheruka. Igiye kuvomera abagabo bayo, irihuta nta kureba ku ruhande, irihuta. Na Yesu aricara arayitegereza, irihuta isanga kihicaye, arayireka iravoma. Uriya mugore aravoma, Yesu aramwihorera. Amaze gushira ikibindi ku mutwe, amaze kwikorera ikibindi cye, azamukanye ikibindi, Yesu aramuhamagara. Yesu azahamagara bikoreye ibibindi, aramubwira ati madamu, ntutuzi two kunywa, mpereza utuzi two kunywa. Uyu mugore arahindukira aramwitegereza, aramureba, amumbariza ikibazo. Ngwiki wamazi jewe kuri umuyuda, njewe nkaba ndi umusamariyakazi, ubundi unsabye amazi yo kunywa ute? Uyu mugore amazi ye ayakomeraho, ayafungira mu mutima we, ashaka n'urwitwazo n'impamvu ituma yimana amazi. Ubwoko bwanje n'ubwawe ntibuhuye, idini ryanje n'iryawe ntabwo bihuye. Uri umuyuda, uri umusamariyakazi. Ubundi bwari ubwoko, ryari n'idini. Maze nshuti,
uyu mugore umutima we awukingisha idini, awukingisha ubwoko bwe. Urugi rukomeye, inzugi zari zikomeye muri icyo gihe, urugi rukingishijwe idini, urugi rukinzwe n'ubwoko. Bana b'Imana, kurufungura ni ikibazo. No muri iki gihe umuntu wakingishije urugi rwe idini, agakingisha ubwoko, agakingisha amashuri yize, agakingisha akarere atuyemo, akaga karenza kandi ku mutima w'umuntu. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, azaba, Bibiri ivuga ngo iki? Abasomyi bamanye bakeya hano. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, azaba yibeshe. Ubwo nize aha naha nduyu n'uyu, ubwo navutse aha naha nkwiriye kuba uyu n'uyu, ubwo ndesha nsya, ubwo ndakarishe. Uri zero. Ugereranije n'icyo wari ukwiye kuba cyo, uri zero rwose. Hari aho nageze abantu umuntu umubwiriza yatugezeho, umubwiriza yaje, muzi ahantu avuye, muzi ahantu yaturutse, muzi ahantu avuka, ni mu Majyaruguru. Avuze ngo Majyaruguru, iterano ryose ngo twe ndabare ai ubonye ibyo wiratana. Iyaba kuvuga ururimi rwiza bizana ifumbire mu butaka, aho kiburi kunsinda. Yaba kuvuga ururimi rwiza ruri kunyerera bituma isuri idatemba n'ubutaka, sadako aho nari kukumva. Uko imyumbati yawe ubwira kwera neza, kuko uri kujyamo n'akarimi keza, udusimba tukagenda dute tugapfa rwose. Nuko nareba mba ndumiwe, nta gaciro dufite ibyo, ntaco bimaze. Wavuga Jaruguru, wavuga Jaruguru, ugasanga icyo cyakinze umutima, umuntu yagagaje, yafunze, ibintu byakomeye, ngo uriya ari kuvuga Amajyaruguru, ngo ntabwo ndabyumva. We rorera, ngo ntabwo ndabyumva, ngo dore ngo mva ukuntu avuze. Uyu mugore akingisha umutima we ubwoko, akingisha idini. Umuporoso, umudive, umukatolika, umupandekote, Mungu mwema, Mungu mwema, ndi umutemwe do Jehova. Akagira ngo ubwo arandusha kuba umutemwe rero. Umuntu wirwa yicaye, ndi temwe do Jehova, ndicaye hangaha, ari gucuruza, ari kudoda inkweto ku muhanda, ndi umutemwe. Uri umukorodoniye, n'umutemwe se wahe? Uri umukorodoniye, ndi umutemwe, njewe ndi umupandekote, ni pendekote. Pandekote namunaga izina ryakijije nde, izina ry'idini ryakijije nde, ugakinga umutima wawe kubw'idini ryawe, ukirenganya, ukisha mu karengane. Ndi umudive, ubudive ntibuzakizwa no kuba ari inkuru. Nta numwe uzakizwa n'iryo zina gusa, keretse uhindutse ukamera icyo Yesu agusaba. Umwarimu wa kera yarambwiye ati, we Augustin, we sanze ndi kuderanje mu ishuri. Arambwira ati, reka nkubwire, uri 0,-5.
njyewe ntabwo nguha amazi yanje ni amasamariya. Ubundi mbabaza ikibazo, amazi agira ubwoko? Amazi agira idini? Aya mazi atemba ahangaha, njya ngera ku mipaka y'u Rwanda n'ibindi bihugu byinshi ku isi. Bashinze imipaka hasi ku butaka, bayikomeraho ku butaka, ariko mu mazi harabananiye. Imvura igwa, iyo iguye iturutse Tanzania ikagera ku Rusumo, ntabwo ibaza kuri duwane ngo none ngo ndinjira nte. Oya, nta muduwane wayihaga ngo iyi mvura ni Tanzania irinjira mu Rwanda tuyihaye uruhuza? Ntibishoboka. Nari mpagaze kuri duwane, twese badutoye umurongo, ngiye kubona mbona ikirere za Marere na za Kagoma ari ziri gutamba nta pasiporo. Ziri gutamba nta Marere nta pasiporo igira. Marere yo mu Rwanda iri kwigira Tanzania, ikigarukira Burundi, ikirere nta mipaka igenjite. Uyu mugore ashinga umupaka mu mazi, ikintu kidashoboka, ashiramo ubwoko, abusesekamo ngo abukwizemo. Yesu aramubaza ati madamu, ashaka urufunguzo rufungura umutima ukingisha ubwoko n'idini. Madamu, cya kintu batwigiye cyo kuganira, Yesu anyuze mu biganiro, numvisemo ibanga rikomeye, ikiganiro kirarema. Kera twaje gakoresha abakobwa, tukaje kubabesha, ubundi koresha nukubesha. Gasanga umukobwa yafunze, yamenye kuje yarakaye, yafunze, ndavuga ijambo narimwe. Basi ukamwiyorera nawe ugategura amagambo meza. Tegura amagambo, darinzi kuganira, kamutera amagambo agahora, gatera amagambo agahora, ukakomeza ugatera siyasa rwose. Gatera siyasa ukabona nubwo atangiye kwisekesha gakeya, ukamenya ko rero uri gukingura. Byagizaga igihe umwibagiza no kuboha ikirago, akagisiga mukajyana muri kabare, akibuka kwanura ikirago k'imvura iguye, yabyibagiwe kubera ibiganiro. Yesu akingura ikiganiro, abwira uriya mugore ati madamu, iyaba waruzi impano y'Imana kandi ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe ntiwari kurangara, ubu musabye nawe akaguha ku mazi y'ubugingo. Umugore ati ngwiki, iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe ubu musabye akaguha ku mazi y'ubugingo. Umugore ati ngwiki, ati none se kudafite icyo uvomesha, nanje nkubaze, kudafite icyo uvomesha, n'iriba rya akaba ari rirerire, ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Nkubaze ica kabiri, sokuruza Yakobo ko yadufukuriye iriba, yaranyoye akanywa ku mazi yaryo, n'abana be n'amatungo ye. Hari ijambo mutasoma muri Bibiri ariko ndarivuga, akaba yarapfuye. Yaramubajije ati akaba yarapfuye, ubundi hari icurusha sogokuruza Yakobo? Yesu aramubwira ati madamu, umuntu wese unywa kuri aya mazi, none atangiye gutunga urutoke ikibindi n'iriba, umuntu wese unywa kuri aya mazi yo muri iki kibindi nayangaye kwa Yakobo azongera agira inyota, kandi azagaruka kuvoma hano, ariko uzanywa ku mazi nzamuha ntazongera kugira inyota iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza, kandi azageze no ku bugingo buhoraho. Umugore ati ngwiki, subiramo twumve. Umuntu wese unywa ku mazi aya yanyu ya Yakobo n'ikibindi cyawe, wowe azagira inyota agaruke kuvoma ibihe byose.
ariko uzanywa ku mazi nzamuha ntazagira inyota ukundi iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo. Ndashaka aho hantu mumva, azamuhindukiramo. Guhindukira hehe? Guhindukira he? Mo azamuhindukiramo isoko y'amazi idudubiza kandi izageza ku bugingo buhoraho. Uyu mugore ati aha wi ndayumvise ayo mazi. Na mazi yanduhura iki kibindi ca buri munsi. Amazi yawe hubwo ntabwo umuntu yagaruka hano. Ibirenge bimaze gukoboka, inkweto zanshikiyeho, umutwe wapfutse umusatsi kubera ingata n'ikibindi. None amazi yawe n'amazi ntazongera kuvoma, ahubwo babagabo bahora bamenera amazi bayashira muri fagitire bakayamena buri munsi bayamena. Babagabo nzaje ndavoma amazi adudubiza mu nzu be kumenya aho nyakuye. Ibaje barakaraba ndasukaho barakaraba maze nte kuzagaruka baje barampa imari je ndashira mu gitenge gusa ntari kuvoma. Noneho rero databuja ndakwinginze, noneho makuru ayo mazi nta kindi gikeneye, makuru ayo mazi ntazagaruka kuvoma hano kuko niri riba riri kure maze kunanirwa. Makuru ayo mazi ntazogera kugira inyota kandi singaruke kuvoma hano. Umutima wafungutse. Akeneye amazi y'ubugingo. Yesu agiye kuyamuha. Madame hogiye nzanira umugabo wawe. Nicyo cyambere ku mazi y'ubugingo ugomba kunywa. Cyambere icyambere amazi yambere igikombe cyambere uranywaho urabanza unzanira umugabo wawe. Ni urabo wambere manzi umuzana. Kanze ndebe ndazana uwuheze. Atangira kubabara umubare, abatekerezaho, atekereza ku mazina yabo, atekereza no ku mari bajya bazana. Inda yaziza abagabo. Ndazana uwuheze. Nzane Atanazi. Nzane Vumiriya se. Arabatekereza akajira atikiza n'imibereho y'abatoya bariye bose weita. Iki nuko cavumiriya cyo mukwaha. Ngifashwa n'amafaranga ajazana ariko yabumbuye ukwaha. Njira izuru ku musego. Ariko kubera ifaranga rye nshaka ngashinyiriza. Uwoze niwe ndahituna umugabo. Oya. Sindaza Natanazi. Urutoto rwe n'imvugo ye ntemera. Ngashinyiriza kubera amafaranga azanye. Arabatondeka bose uko ari batandatu. Arabareba ati uriya sinsize mu nzu we kiriya kiri marima. Ko nteganya kayo catundiye amabuye kiyazanye. Ariko se uriya se nube dahindura umugabo. Uriya nsize mu nzu nsize mfundikiye yarasizemo umugabo w'ikigoryi asigamo haye amategeko we. Uramenya rero ngiye gusiga mvuze ngiye kuvoma. Uramenya ntukorore. Ntabwo ndakorora. Ntabwo ndabikora. Ndakwinginze dore niba hari ibyo wanyoye maze rero iki kibase iki kiju iki kibindi camiritse uvuye kuva gikubita hasi ntahana ikiju arico witumaho. Rwose umva uwo mugabo w'imfabusa. Njanguna kubwira abantu niba hari umuntu utagaciro ku isi n'umugabo w'umusambanyi. Atagaciro akagera kuri nivo ya nyuma. Hariho wagiye gusambana asanga nyir'urugo yatashe. Ari mu nzu yari yahanye n'umugore w'isiri ati ndakora ku idirisha ukingura. Akora ku idirisha none nyir'urugo yaje. Umugore yibagiye kumuburira nta telefone zari zihari. Umugabo ari kuko ariho yaraje akiri umushitsi arihorera ateka numva ibiberaga hano nijoro. Yumva ku idirisha ko karace. Umugore nawe arahora ati umugabo atari cyo rigiki ati nanje simbizi.
kari we hubaga hase none hawe nuko umugore ati iyo mbwa iri ku ini yahe ngo ni jewe iyo mbwa y'umusega uwo musega urukurara urazenguruka amazu y'abandi nuwa hehe bati nije watanazi nije naje uri de wambwa we akemera ububwa kayo buhamagara mu izina ry'ububwa akabwitaba uwawe basize bamupfundikiye mu nzu umugore abwira Yesu ati databuja ukundeba nta mugabo ngira bariya ntawe mfite maze ndibi ndazana subuhe ntawe Yesu aramubwira ati madamu uvugishije ukuri kutagira umugabo reka nkubwire n'ikindi nuri yusize mu nzu ntaruwawe umugore ati databuja ko nasize mupfundikiye cyane n'abashinzwe umutekano ntibazi yari uyu muntu amubonye ate uyu muntu ni umuhanuzi rwose pe databuja menye neza kuri umuhanuzi ndabibonye uyu mugore atangiye kunywa ku mazi y'ubugingo ageze mu mwuka w'ubuhanuzi menye kuri umuhanuzi reka ngubwire basokuruza wacu basengeraga Imana kuri uyu musozi abayuda muratubwira ngo ntabwo ari byo muratwirukana muraduca ngo hakwiye gusengerwa Yerusalemu gusa Yesu aravuga ati buhagaze madamu reka ngubwire wijya kure Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka kuko Imana ishaka ko bene abo aribo bayisenga umugore atoya nanjerekeraho wikwirguranya igisha byinshi wivunika kuko Yesu yamaze kumbwira ati dore igihe kirageze kandi cyasohoye kabasenga Imana bayisenga mu kuri no mu mwuka bagasengera hariho hose niko yaramubwiye umugore aterekeraho wikwirgurambwira wimbwira wimwigisha byinshi uzabinyigisha ndamuzi naramusomye mu buhanuzi arimo nzi yuko Mesiya azaza wivunika ibyo mbabarira ndindaya nataye umurongo ariko uzadusubiza ku murongo uwo ntegereje numwe ni Mesiya umwana w'Imana kandi Mesiya naza azatubwira byose wivunika rero uyu mugore yarageze ku gikombe giheruka cyari igikombe cyanyuma ikibindi cy'umutima we cyari kigiye kuzura amazi y'ubugingo yari afite umutima uri mu busa wari ugeze aho ugiye kuzura kuko ageze ku rwego rwo gutegereza Mesiya nzi yuko Mesiya azageza ate azaza kandi naza azaturuhura naza azatubwira byose ibyo ushaka kuvunika umbwira byihorere naza azanduhura Yesu yaragiye kumwiha ubwe noneho wesoko y'amazi y'ubugingo kuko uyu mugore arasamye arashaka kunywa Mesiya maze Mesiya aramubwira ati rero uwo Mesiya wari utegereje nije tuvugana naje ntabwo uyu mugore yagiye impaka ahubwo yahise yizera uwo mwanya kuko yumvise uwo bavugana yahumurije umutima we kandi ari kuwusoma neza iyo ngeze kuri uyu murongo wa 26 Yesu aramubwira ati Mesiya utegereje ninje twavuganaga uyu mugore aramwakira amaze kumwemera ikibindi cy'amazi y'ubugingo cyari cyuzuriye muri we ndasoma umurongo wa 28 nuko uwo mugore asiga ikibindi cye agenza ate asiga ntabwo yacikore asiga ikibindi cye aragenda aja mu mudugudu wabo ararangurura n'ijwi ryumvikana ahamagara abo mu mudugudu bose ati nimuze mwese murebe umuntu wambwiye ibyaha byanje yambwiye ibyo nakoze byose mumwitegereze murebe ko ari we Mesiya umukiza w'abari mu isi njambwira abantu b'Imana ngo ntabwo byari gushoboka ko uyu mugore yikorera ibibindi bibiri hari ikibindi cy'amazi y'ibirohwa hari ikibindi cy'amazi y'ubugingo
hari ikibindi cy'uburaya, hari ikibindi cy'ububeshi, hari ikibindi cy'uburiganya, hari ikibindi cy'ubugome, agisigira Yesu. Yikorera ikibindi cy'amazi y'ubugingo, kuko ntiyashoboraga kwikorera ibibindi bibiri ngo yikorere amazi y'ibirohwa ayagereke ku mazi y'ubugingo. Icyo ntigishoboka. Benshi muri iki gihe bagerageza ibidashoboka, bikorera ibibindi bibiri. Cyo gituma Kristo ku isi bwananiranye, nuko twikoreye ibibindi bibiri. Urikorera ubupagane, ukikorera n'ubukirisitu. Ikibindi kimwe cyamena ikindi. Nta bibindi bibiri washobora kubyikorera, nshuti yanjye. Uyu mugore yikoreye ikibindi kimwe kirimo amazi y'ubugingo. Ndongera mbabwire ngo niba hari ikintu kidukomereye muri iyi minsi ya nyuma, ikintu kizakomerera inyoko muntu, icitwa amadini yo kwisi, icitwa ubukristo, nuko tuzagerageza kwikorera ibi bibindi byombi. Kibindi cy'uburaya ukacikorera n'ic'ubudiakonikazi, ukacikorera n'ic'akorari, ukacikorera n'ic'ubudivandisiti, n'ic'ubupandakote, n'ic'ubukatolika, n'ic'ubwisilamu, n'ikibiki byose. Oya, ikorera ikibindi kimwe gusa, n'uzagira urugendo rwiza. Asiga amafuti ye, asiga uburaya bwe. Kiriya kibindi cyari kiri mu bugoryi bwe bwose. Mureke dusige ikibindi cy'amafuti, tugisigire Yesu umwana w'Imana. Tukorere ikibindi cy'amazi y'ubugingo. Muri mugoroba reka nkwifurize kutikorera ibibindi bibiri, wikorere kimwe gusa. Maze abo mu mudugudu bose bumvise ijwi ry'uyu mugore, baza bahuruye. Wa mugabo wari uryamye mu nzu yumva ijwi ry'umugore, yagiye ari maraya, agaruka ari umuhanuzikazi, kuko yikoreye. Yahuye na Yesu. Uwahuye na Yesu, uhuye nawe uri igisambo, ugaruka uri umwana w'Imana. Yagiye kuvoma amazi y'uburaya, azana amazi y'ubugingo. Yasohotse mu mudugudu ari umuriganya, agaruka ari umunyamahoro. Noneho agarutse ari mwivuna, ari kurarika. Mwese nimuze, ijwi rya Yesu rirantumye ngo nimuze mumurebe. Na wa mugabo wari mu nzu ari guhindagira, none rero aratinze, we araza ryari, ngo waraje. Agiye kumva yiteguye kwakira maraya, arasabwa kwakira umubwiriza. Abantu bagira ibyago. Wamaze gukuramo ipantaro, araje. Noneho kasanya amaze gukuramo, araje rwo. Uwo niwe arasanga amaze gukuramo. Sohoka ngujanire Yesu. Ntabwo kiburyamyeho, ko nari maze kwiyorosa. Twikura tugende, ambara ibipantaro byawe. Ariko uyu mugabo ngendeye kuzareba iyi filime. Ariko bantu bima aho witeguye maraya, umaze gukuramo ipantaro, utiraje turyame, ugasanga ni pasitoro, amakuba yaravutse. Uyu mugabo nzamureba mu maso. Sohoka tugende, ndakujyanira Yesu arakuntumye, yakubonye. Ntabwo nkiri maraya, ntabwo nkiri maraya. Ubu ndi umukobwa wa Yesu, namaze kubyarwa bwa kangahe, mfite amazi y'ubugingo niyo nkuzaniye, winuje kunywaho. Atangira kumugotomeza ku mazi y'ubugingo. Umugabo n'ubyanwa rero bishokongoye hari, ari kwirakaza. None ya materaniro ari kubera hehe? Tugende, iteraniro riri ku Muhima. Umugabo yaje yirakaje. Narasomye ngo babaga bukwari 5, nuriya wa 6 bose yarabashoreye, abajyanira Yesu umwana w'Imana. Ku munsi wa 3 bamaze kumva ibibwirizwa, nabo barahaguruka babwira wa mugore bati, noneho madamu, sa magambo yawe nyine aduteye kwizera, ahubwo natwe twamaze kumwiyumvira, kandi twamaze kumwirebera kuri amaso yacu, twamaze kumumenya, twamenye ko uyu ariwe Mesiya, umukiza w'abari mu isi koko. Turamwakiriye muri uyu mugoroba. Icyamanje namwe tukemera kwirirwa, tugakora, tukizera, tukamwemera, tukamwakira, hanyuma tukabibwira n'abandi, bakaza kunywa ku isoko twanyoyeho. Niba twikoreye ibibindi bibiri, tuzagaburira abantu ikihe?
niba ufite amazi y'ibirohwa, bya birohwa by'amashengo, bya birohwa by'amazimwe, bya birohwa by'inzangano, bya birohwa by'ubwoko, bya birohwa by'amashuri, bya birohwa by'ubukire, bya birohwa byahuvuka, bya birohwa by'ukuresha, niba ari byo wikoreye ukabijyana mu mudugudu, hazakizwa bangahe? Kubasanganye ibyabo birohwa, ko buri wese afite ibye. Musigire Yesu ibirohwa, tujyana amazi y'ubugingo. Apana kwikorera ibibindi bibiri, shobora kimwe gusa ari cyo ujana mu mudugudu, maze abantu bose, abantu benshi bamenye Yesu ko ari umukiza w'abari mu isi koko. Muri uyu mugoroba kwifurije kwikorera ikibindi kimwe gusa kirimo amazi y'ubugingo mu izina rya Yesu umukiza wacu. Bangahe bavuga bati mwami Yesu, ikibindi cy'ibirohwa turakigusigiye, amazi y'ubugingo turayajyanye. Mugire mucyo turebe. Ndasaba Imana Data wa twese gatubashishe adukomeresha ubuntu bwe, atwikoreza ikibindi kimwe kirimo amazi y'ubugingo, tuyajanire imiryango yacu n'abaturanyi bacu iteka ryose, kubwa Yesu umukiza wacu.